hari ibintu bituma Imana isa naho iba kure y'abantu n'ubu itari kure y'abantu. Bimwe n'ibyo twize ku cyumweru yuko tuvuga ko turabana b'Imana ariko nitumenye ingaruka yabyo kubera ko tudatahura, kubera nyigishije mibi, byo twize bibi abaye twigishije cyangwa uko agakiza tukabona, bigatuma tutamenya neza icyo ari cyo kuba umwana w'Imana. Uko biravuga ngo kwizera kuva ku ukumva ijambo rya Kristo. Ukwiye kuryumva, ukwiye kurisoma, ukwiye kuritahura. Kuko ntabwo ukwizera kuzigera gukora birenze icyo wowe uzi. Bartimayo yumvise ibya Kristo. Hari ukuntu yari amuzi ko yamwumvise. Ibyo byose ibyo yari amuziho ariho nuko Mesiya naza abarwayi bazakira. Bartimayo ibyo yarabizi. Icyo yarasigaranye niki? Nuko rimwe amahirwe azamunyuza imbere ye. Cyo ryo yarategereje. Turabona ibintu bibiri muri Bartimayo. Icya mbere tubona ko yarizeye. Yizeye uko yarazi Mesiya nikizamuzana. Ibyo yarazi ko Mesiya naza abarwayi bazakira. Ni bimwe mu bintu bizaranga ko Mesiya yaje. Kristo mucunguzi. Ikindi tubona muri Bartimayo nicyo bita mu cyongereza expectation, attente, cyo yari yiteze. Kuko yarabaze uwo ninde, kuko yari impumyi. Ati uwo ninde? Kuko aho Yesu yanyuraga kubera imirimo ye umugi wose mukurikira. Bamwe bashaka no kureba uko asa. Cyane cyane ko Bartimayo ntabwo yari muri Galilaya aho Yesu yakuriye. Nazareti, Galilaya, na ministry yatangiriye Galilaya, za Kapernaum. Ariko Bartimayo turamubona yari Yeriko, kuko Yesu ngo yerekezaga Yerusalemu anyuze Yeriko. Ariko Bartimayo yari yaramwumvise Yesu, kandi yarazi ko aho bizi ashobora kuba yarasengaga ati Uwiteka uzamera imwe Mesiya azanyure hano, niho nzakira. Nuvuga ngo nta ubizi iyo expectation cyangwa uko gutegereza, iyo attente yayimaranye igihe kingana iki, nta ubizi. Murabyumva? Ariko umunsi Yesu yerekezaga Yeriko, hanyuma Bartimayo akumva iyo mbaga y'abantu ikurikiye umwami, avuga ngo iyo niki? Ati ni Yesu w'i Nazareti, umuhanuzi ukomeye. Nyabuye ati ubu rero cyagiye nari ntegereje ngiki, nikindengana sinzi ko kizagaruka. Muhita mumenya icyo bita Kairos. Iyi niyo Kairos yanjye. Amen. Ntabwo rero Yesu yari gutambuka ahantu hari ibyo bintu bibiri: kwizera na expectation. Kwizera no kugira icyo witega. Amen. Ariko ikibazo cy'abantu benshi biratugora. Abantu benshi usanga ntacyo bitega mu by'ubwami.
ugasanga ntacyo bitega. Kandi twayivuze kenshi ijambo Paulo yavuze yuko dukizwa kubwo kugira icyo twitega. Muri ko twabyize kenshi, c'est pas l'espérance que nous sommes sauvés. Agakiza ni concept ivuga byinshi. Witeze iki ku Mana? Cyo ni kibazo. Bamwe bashobora kuvuga vaguement ngo niteze kujya mu ijuru. Biyo biri simple. Jya muri gereza bose biteze kujya mu ijuru. Katusome Luka 18:35 kugeza kuri 43. Nuko Yesu yenda kugera i Yeriko, impumyi yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza, yumvise abantu benshi bahita, ibaza ibyo ari byo. Barayibwira bati, ni Yesu w'i Nazareti uhita. Irataka cyane iti, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yesu mwene Dawidi mbabarira. Urumva ko yaramuzi, gusa ntiyari bwamubone. Amen. Yesu mwene Dawidi mbabarira. Nuvuga ngo azi mwene Dawidi naza ikiza bakimuzanye. Komeza. Abagiye imbere barayicyaha ngo iceceke, ariko irushaho gutaka iti, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara ategeka ko bayimuzanira. Igeze bugufi arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iti, databuja, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, humuka, kwizera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahumuka, amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Amen. Amen. Ngizo inkuru ya Bartimayo. Yesu yamusanze mu nzira yahe Yeriko. Donc Yeriko yari umugi kuva Galilaya ujya i Yudeya, uko Yerusalemu iba Yudeya. Hari inzira iba Samariya, hari n'inzira ye Yeriko. Yeriko rero niyo Yesu yanyuzemo. Anyura Yeriko. Bibiri avuga ngo abayuda bagiye Yerusalemu mu minsi mikuru bategerezwaga kukonturuna Samariya, bakanyura mu nzira ya Yeriko, kuko abayuda n'abasamariya baranenanaga. Urabyumva? Inzira iri straight ni muri Samariya, ariko Yesu ageze igihe rero kigeze anyura hagati muri Samariya, kandi nk'umuyuda ujuje ibyangombwa byari kirazira, kuko abayuda babonaga abasamariya nk'abantu bahumanye b'abanyamahanga. Yesu rero icyo gihe yanyuze Samariya, yabigize afite intego yo kwereka abigishwa be yuko kuri we nta muyuda nta munyamahanga. Muzi ko abasamariya bamubonye baramwamaganye kubera ko akoze ibyo abayuda bandi badakora. Abigishwa be babibonye ukuntu Yesu bamwamaganye, banga kwanyura muri Samariya. Yohana aravuga ngo nabemerere bakomanda umuriro uve mu ijuru twebwe abasamariya, kubera agasuzuguro beretse umwami wabo. Ariko nibazi ko Yesu ntabwo ari cyo cyamuzanye, kuko yarababwiye ngo ntago muzi umwuka ubakoreramo, kuko umwana w'umuntu atazanywe no kurimbura ubugingo bw'abantu, ahubwo yaje kubukiza. Imana ishimwe. Ariko noneho hano turamubona anyura
Yeriko, kuko mu mugambi we yanyuze i Yeriko afite uwo munsi ibyo ari bukore. Cya mbere, hari umugabo witwa Bartimayo, yari afite kwizera, afite n'ibyo yitega, akwiye guhura na Yesu. Uwo ni umugabo wa mbere. Yigiye imbere naho hari undi yari muri gahunda, Zakayo. Nawe hari icyo yari yiteze. Zakayo yari yarambiwe no kwiba ibya rubanda, yari umukoresha w'ikoro. Yari percepteur d'impôt. Hano turabona nufata Bartimayo mu nzira iri Yeriko. Amen. Ugafata wakuriki kandi amaze kwinjira. Bartimayo yari mu nzira ijya Yeriko. Uvuga ngo Yesu, Bartimayo, mbere ko Yesu yinjira muri Yeriko yahuye na Bartimayo. Amaze kwinjira muri Yeriko ahura na Zakayo. Abo bose ni abantu bari biteze ikintu ku Mana. Uko Bibiliya avuga ko Bartimayo amaze kubaza ngo iyo nduru ni yiki, ngo ni Yesu w'i Nazareti ariho aratambuka. Aravuga ngo Yesu umwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Ntabwo ari abo bantu bamubwiye ko Yesu ari umwana wa Dawidi, kuko ibyanditswe byera bivuga ko Mesiya azakomoka mu muryango wa Dawidi. Nubwo by'ukuri ari Imana ya Dawidi, akaba n'umwami wa Dawidi. Ko nyuma Yesu yabwiye abafarisayo ngo muvuga mute ko Kristo ari mwene Dawidi, kandi Dawidi ubwe yuzuye umwuka wera yaravuze ngo nabonye umwami wanjye ari iburyo bw'Imana. Mu Kinyarwanda niko bivuga ngo iburyo bw'Imana, ariko bivuga ngo je voyais le Seigneur à la droite de mon Seigneur. Nuvuga ngo Dawidi mu mwuka wera yabonye Kristo ataraza. Ariko Kristo niyambara umubiri azaba akomoka mu muryango wa Dawidi. Kugira ngo wambare umubiri ukwiye kuba ufite inkomoko. Ntabwo wava mu ijuru n'umubiri uyu wacu ngo ugwe hano muri isi. Umuntu wese ari muri isi afite umuryango abarizwamo. Na Yesu rero yateza kubarizwa mu muryango umwe, mu miryango ya Isirayeli. Imana rero yashimye ko abarizwa mu muryango wa Dawidi. Dawidi ari mu muryango wa Yuda, kuko abantu uzi niko buvuga yuko umucunguzi Mesiya azakomoka mu muryango wa Yuda, la tribu de Juda. Dawidi rero ni muri tribu de Juda. Ni ukuvuga ngo rero mu buzima bwawe wowe ukwiye kuba ufite ibyo bintu bibiri. Ukwiye kuba ufite kwizera hamwe n'icyo witega. Faith and expectation. La foi et l'attente. Kwizera n'icyo witeze. Iyo udafite icyo witega, n'agakiza kawe ntigafite amaguru akagendesha. Kuko agakiza kuzuza ibyiringiro. Ibyiringiro by'Imana yavuze. Ibyiringiro by'Imana yavuze. Ese kwakira Yesu bikwiringiza iki? Iyo wakiriye Yesu niki wiringira? Uyu mugoroba rero twigire kuri bariya bagabo babiri. Twigire kuri ya mpumyi Bartimayo, tumwigireho kiriya gitangaza yabonye kigahindura amateka ye, yaba amateka yo mu buzima yararimo n'amateka y'aho azaba iteka ryose.
iyo Yesu akoze igitangaza no kugira ngo akwe impact pour l'éternité. Ntabwo akora igitangaza gusa kizakungura muri ubuzima gusa bwa none. Igitangaza cyose akoze nubwo wacungukiramo muri uwo mwanya cyangwa muri ubuzima, ariko intego yacu iyo bita la portée à long terme, intego yacu igihe kirekire no kugira ngo uzagere mu ijuru, biguha imbaraga zo kwiringira kwiza kwiherezo. Kuko Yesu aravuga ngo uzihangana akageza ku iherezo niwe uzakizwa. Heri mwisho kuliko mwanzo. Gutangira ni sawa, ariko si ni bangahe barangiza icyo kibazo. Niyo Bibiliya ivuga mu Baheburayo ibice 2 ko tukwiye kwitonda, mu Kirundi kwiyubara, tukwiye kwitonda kubu ubutumwa twumvise tugakizwa nabwo, kugira ngo niturangare ngo tukabivamo. C'est grave. Hari uburyo ushobora gutangira n'umuvuduko ariko ukabura gukomeza, cyangwa no gutaboneka ko wayivuyemo ariko ntago kiri muri wa muvuduko wa mbere. Momentum yarashize, imodoka yarahagaze, umwuka warashize mu mapine, cyangwa yaragonze moteri. Birashoboka. Ibituma imodoka ihagarara ni byinshi. Hari amavuta utigeze witwararika service yayo, moteri igapfa, hari imyuka yashizemo n'ibindi. Bibiliya avuga mu Baheburayo ibice 2 niho babwiraga ko tukwiye kwitonda, tukwiye kwitondera ibi by'ubwami. Ku murongo wa mbere kugeza kwa 4. nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese tukabivamo, tubane dutegerezaho ngo tukabivamo. Umva ko hari uburyo bwo kubivamo. Hari impamvu nyinshi n'ibihe byinshi n'uburyo bwinshi bwo kubivamo. Ikibazo rero ntago tubivamo ngo byerure, tubivamo mu isi y'umwuka ariko tukakomeza kugaragaza ko tukibirimo ariko twarabivuyemo. Kwizera ntago kugikora, byiringiro bye ntabyo, mwumvise tukabivamo. mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise. Imana ifatanije nabo guhamya ihamirisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko yabishatse. Amen. Hano rero umwuka wera ariwe arahugura ababigiyemo, ababirimo, abari muri ako gakiza. Ariwe arabahugura, ariwe arababurira, arababwira ngo tube maso kugira ngo tutarangara hato Satani agatuma tubivamo. Ariko ibyo tuvamo ni by'ubugingo, kubivamo egare guhitamo urupfu. Rero c'est dangereux. Niyo mpamvu umuntu akwiye kuba maso, cyane cyane muri ibi bihe turimo, aho Satani azi ko asigaranye igihe gito, afite amayeri menshi, afite amacenga, arazi uko azatera. Kandi mumenye ko Satani arazi weakness z'abantu, umwe wese aramuzi n'intege nke. Kandi yindi avantage afite, c'est un archange dessus, ni umumarayika wo mu rwego rwo hejuru. Kandi si ibyo gusa, ari mu mwuka, twebwe ntabwo tumubona, tubona imirimo ye n'imikorere ye, ariko ntabwo tumubona ngo nguriya ageze kwa Rando, reka nambare intwaro z'Imana. Ntabwo mubona. Icyo nicyo kibazo, ntabwo mubona.
keretse imana igwaye amaso yandi. Rero abayeburayo tuwamaze gusoma, umwuka wera ariho arahugura abari mu gakiza kugira ngo bahagarare neza. Murabona umugi wa Genezareti, ngo hano ari Kaperinawumu, Yesu abwira abigishwa ngo bambuke hakurya. Bageze hakurya hari umugi witwa Genezareti, hari irimbi, hava umuntu hariya mu irimbi, aza yiruka, ariko ntabwo ari we, aramupfukamira ngo Yesu umwana w'Imana isumba byose, duhuriye he? Uje kutwica urupfu rubi igihe kitaragera. Yesu arabaza ngo muri bande? Ngo muri bangahe? Urinde? Ngo ndi gitero, legion. Legion en fait ni terme ingabo z'abaroma kera, ni 6000 soldats. Donc ingabo z'abaroma abasirikare mu bitandatu bitwaga legion. None aravuga ngo turi legion, tumutuyemo turi legion, ni ukuvuga abadayimoni ibihumbi bitandatu. Izo ngabo urumva zingana abadayimoni ibihumbi bitandatu. Ngo niyo mpamvu ngo bamubeshaga iminyururu akayica, ngo nta numwe yashobora kumudonta, kumufata. Murabona? Noneho Yesu aravuga ati vemo, ziravuga ngo nimutwo ushaka kutwirukana twoheze muri ziriya ngurube ntitujye kuzimu. Yesu azemera ko zijya mu ngurube. Ingurube 200 ziva mu misozi hariya ku nkengero y'inyanja Galilaya, zirohamu, amadayimoni azisugunya mu mazi zirapfa. Kubera iki? Aza kubera iki? Uriya mugi wa Genezareti, ibyago byawo Satani yawuteraga aturuka hariya. Murumva? Nuvuga ngo kugira ngo Yesu abohore uriya mugi, akwiye kubanza kujya ku gicumbi cy'ababoshe umugi n'uriya mugabo. Mu kuderivura uriya mugabo, Yesu yahise yinjira mu mugi, aderivura umugi. Nuvuga ngo Satani afite za station relais, abazi iminara. Mubona? Nko mu gihugu cy'u Rwanda hari iminara itandukanye kugira ngo murongiza telefone ugiye gute. Hariho emetteur, hariho isunika igasakaza amajwi, none hakaba iminara yakira ayo majwi, none agahita yatanga. Satani rero aho hari akwiye kubaka iminara. Iminara rero ishobora kuba abantu, ishobora kuba inyamaswa, ishobora kuba ibiti. Satani afite ahantu yubaka za station relais kugira ngo noneho afate neza, afate umugi. Twe tukarwana, sunika ibintu ntibisunika, sunika neza. Kumbe ntago turadetekta, ntago turamenya za station relais aho ziherereye. Niyo mpamvu Yesu yabanje kuderivura mugabo kugira ngo derivure uriya mugi. Sasa arabantu rero nko mu matorero ashobora kuba araho nta kizwa nta hinduka, ariko Satani yamuprashije hariya kugira ngo abe station relais, azajya dutera neza ari hafi. Donc les puissances qui dominaient la vie de Genezareth, imbaraga zategekaga uwo mujyi wa Genezareti, se trouvaient dans cet homme-là. zari ziri muri uwo mugabo. 6000 démons ibihumbi bitandatu by'abadayimoni contrôlaient la ville byategekaga uwo mujyi à partir du cimetière. binyuze muri uwo mugabo yari ari ku irimbi. Donc le cimetière était le quartier général des puissances de la ville. Iryo rimbi ryari icyicaro gikuru. Hariya mu irimbi. Rero Yesu rero ntabwo yagiye kuderivura abantu dete mabwira ubutumwa, yarazi ko aho bifungiye ni hariya. Ari ikintu bita degré de réceptivité de l'évangile, urwego rwo gukingukira ubutumwa bwiza bw'umugi. Comprenez? Donc telle ville a un degré de réceptivité très moindre. Umujyi runaka ufite uko wakira ubutumwa bwiza mu buryo bworoshye,
et l'autre undi est fermé. ukaba ufunze Parce que les dominations spirituelles sont différentes. kubera ibikomangoma by'umwijima bitandukanye. Donc l'église doit prier Itorero rigomba gusenga et discerner rikamenya où sont logés les hommes forts. nihe hatuye izo mbaraga z'umwijima. Est-ce parmi les hommes, Ese ni mu bantu, les arbres, mu biti, les animaux? mu bikoko? Voilà. Nuko Ni ukuvuga ngo hari ibicumbi. Uriya mugabo rero yari igicumbi cy'abadayimoni bangahe? Ibihumbi bitandatu. Yesu rero iyo agenda yari akavuga ubutumwa, nubwo yari anointed, nubwo yari asizwe amavuta plenitude, nta resultat ari kubona, kuko abafunze imitima bari muri uwo mugabo. Iyo ni muri spirituel ushobora kubyumva. Wowe ukaba uri mu mujyi ukaba uri aho, kumva baguhambiriye bari mu muntu nkawe, bibereye ku marimbi. Aho niho misile za Satani zituruka zikarasa abantu. Na niyo mpamvu wumva ngo abantu ngo barakoreye Imana mbwe runaka, amarezo ari imbaraga zirwanya umugambi w'Imana muri wowe. Izo mbaraga ntabwo zo zisinzira, ntabwo ziruha, ntabwo zifata vacances. Ibyo ukwiye kubimenya. Nyawo Paulo amaze kuvuga ibyabo turwana nabo, yavuze ngo ati musenge, intwaro ya nyuma yavuze musenge amasengesho uburyo bwose, musengera abera bose, ngo kandi ibyo mubere mu maso, mube maso. Kubera iki? Kubera ko izo mbaraga zo ntabwo zifata konje, zo zirakora ejo n'amanywa, kandi zizi umugambi w'Imana kurusha n'abantu. Izo mbaraga zimwe zari mu ijuru, zirazi mu ijuru ko hasa. Kugira ngo rero tuzineshe, ni rya jambo twatangiriyeho. Bartimayo, nimba mwakurikiye neza, yari afite kwizera gushingiye ukuntu yumvise Mesiya. Hari hasigaye gusa ko amahirwe amugenderera rimwe akazanyura imbere ye ko yari impumyi. Icya kabiri, yari afite igitezi igihe azahura nawe. Ibyo nibyo byabaye kunesha kwiheba kwa buri munsi. Yari azi ko atazarangira mu gusabiriza. Yari azi ko amateka ye nahura na Mesiya mwene Dawidi, amateka yazahinduka. Nubwo yari aho nk'impumyi asaba abahisi bose, ariko yari azi ko umunsi uzagera aho amateka ye nayo azahinduka. Kandi uwo munsi Imana, kubera kwizera kwa Bartimayo n'ibyingiro yari afite muri Kristo, Imana yabimuhaye. Amaze guhumuka mwumvise ngo ahita mukurikira ahimbaza Imana. Mu ijambo rimwe yahise yinjira muri discipleship. Nubwo nta handi Bartimayo tumwumva, yakomeje kuba umuhamya wa Kristo ahantu hose, avuga ibyo umwami yamukoreye. Kuba yaramukurikiye rero bivuga ko yabaye umwigisha wa Yesu. Yigiye imbere, yinjiye Yeriko, ahura na Zakayo, nawe amugirira imbabazi, amuha agakiza, ngo nawe n'umwana wa Aburahamu muye kurariwe. Yesu ararakwa kwa Zakayo. Uwo isi y'Abayuda yamwitaga umunyabyaha, Yesu arariwe. None rero mu kurangiza, wowe
witeze iki ku Mana? Twarize mbere ko tuvuga ishuri ry'ukwizera n'ishuri ry'ibyiringiro, duti kwizera kubyara ibyiringiro. Uvuga ngo ibyiringiro ntabwo wabigira nta kwizera. Niba Satani atera ukwizera kuko niho ibyiringiro bishingiye. Izo mbaraga twavuze zibosha abantu ziba zitagatinga abafite kwizera kugira ngo zikubite hasi kwizera kwawo. Kuko ngo ninde yanesheje isi ni uwizera ko Yesu ari umwana w'Imana. Ngo niki cyanesheje isi ni ukwizera kwacu. Ko kwizera rero iyo kuri mu muntu kurakora akazi. Kwizera ntabwo ushobora ngo mfite kwizera. Iyo ndi Yakobo avuga ngo reka nkwereke kwizera nta mirimo nawe unyereke imirimo nta kwizera. Ntabwo bibaho. Biragendana. Ari ukwizera kuzima kurangwa n'imirimo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Imirimo idaturuka mu kwizera ntabwo ari imirimo y'Imana, ni imirimo ya kamere. Ushobora gufasha umuntu kandi bidaturuka mu kwizera, kuko n'umurozi nawe ashobora gufasha umuntu kandi ari umurozi. Imirimo y'Imana ibyarwa no kwizera. Imana igihe cyose ntabwo Imana iha umugisha imirimo iyo ari yo yose. Iyi mirimo umugisha imirimo ive mu kwizera. Imana iha umugisha imirimo ituruka mu kwizera. Ntabwo Imana iha umugisha imirimo yose. Na niyo mpamvu ubona abanyabyaha bashobora kuba bafite imirimo myinshi kurusha n'abakristo. Imirimo gusura abarwayi, kugira gute imirimo. Ariko Imana ntabwo iriya mirimo izabahembera. Kubera iki? Ntabwo ituruka mu kwizera. Ni kamere, ni imirimo y'idini. Wabizi? Imirimo Imana ikonsidera ni imirimo ibyarwa no kwizera. Iyi mirimo iturutse mu kwizera, iyo mirimo Imana yita ko ari yayo. Igomba kuyiha imigisha, igomba kuyiherekeza. Amen. Ngo nta kwizera ntidushobora kuyinezeza, kuko uwegera Imana akwiye kwizera ko iriho ikagororera abayishaka. Kandi nta kwizera mbisubiremo nta byiringiro. Amen. Imirimo yo kwizera, imirimo yo kwizera ntabwo ibamo imibare. Reka musure nanjye nimvurika akaguru azaza. N'Imana bakabana nawe reka nyicyacu mu kwezi debe ko mu kwezi gutaha bizatungana. Niyo mpamvu batangira Imana nyuma y'amezi 2 bakabireka. Babana n'imibare, ibaza ko Imana ari umuntu. Kwizera ntabwo kujya mu mibare. Hekada. Nimwibaze, hanyuma ndangize. Shadrach, Meshach, Abednego. Pfukamira igishushanyo cyangwa babajwe mu muriro. Nidushobora gupfukamira igishushanyo. Bavuga amagambo, niko aho nuza kubona rero kwizera ko atari imibare. Ngo Nyagasani, nidushobora gupfukamira igishushanyo cyawe Nebukadinezari, muri mwatsi inshuro 7. Umubare kare n'umurari w'Imana. Ngo bawatse au maximum. Batse itanura au maximum. Kugira ngo abatere ubwoba. Ko Satani akoresha icyo bita intimidation. Akoresha l'essence physique. Ukumva ibintu biteye ubwoba. Ukabona biteye ubwoba. Ugatekeza biteye ubwoba. Ibyo nibakoreramo. Noneho Shadrach, Meshach, Abednego kuko ari abagabo kwizera kandi biringiraga Imana, baravuga ngo kandi umuriro bawubonye ukuntu waka. Bavuga ati Nyagasani, nidushobora gupfukamira igishushanyo. Bavuga amagambo ngo Imana dukore ibasha kuturokora uyu muriro. Iyo bagumiza gutyo yari kuba imibare, ariko bongera bati n'uwitaturokora ntabwo twapfukamira igishushanyo. Urumva? Nuvuga ngo nta mibare. Twebwe tuba mu mibare. Niyo mpamvu inzira y'umwami tugora. Uko tubana n'abandi mu mibare n'amacenga biri reperkite mu bibanira yacu n'Imana. Kwizera nta makalkule,
ntabwo ari amakarikire. Kwizera ni ukuba waramenye Imana, wamara kwimenya igasimbura byose mu buryo ikubera byose hose no muri bose. Amen. Mu buryo ikintu na kimwe wakwita risike nimba kiri buyambura icyubahiro, nubwo cyantwara ubuzima ariko kikaba kitari bwambura icyubahiro Imana yanjye, ubuzima nibugende. Abantu rero ntabwo turageraho. Kwizera n'ibyiringiro nibyo bituma tutarambirwa ngo tubivemo. Abaheburayo kabiri. Abaheburayo kabiri batubwiye kabiri rimwe kangahe? Kane. Ngo mube maso murebe neza ntimuzageraho mubivamo, ngo kuko ntabwo twakwikiza, ntabwo twarokoka ngo nitukinisha agakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu kagakomezwa n'abakumvise, Imana ikagahamirisha ibitangaza n'ibimenyetso n'impano z'umwuka z'uburyo bwose. Ngo babandi bo mu butayu ntibigeze barokoka, bagomeye Imana. Ngo natwe ntabwo twarokoka, ariko kugira ngo uzakomeze kubibamo nuko uba ufite ibintu bibiri. Kuri kufita kwizera nicyo witega ku mwami. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Nimba uri umwigisha wa Yesu, ngo turi muri disipora, ibyo bintu bikwiye kuba biri muri wowe. Kwizera n'ibyiringiro hamwe no kuba mu nzu y'Imana, ukwiye kubaka personal strong faith. Ukwizera kwawe gukomeye, apana gushingiye kuri madamu, apana gushingiye ku mugabo wawe, apana gushingiye mu nshuti zawe, kuko abo za mbaraga zishobora kubanyereza bakagenda bakabivamo. None uzabivamo ko abandi bayivuyemo? Ukwiye kumenya Imana mu kugiti cyawe. Tukimana upfe Yobu n'umugore we, nguvuze nk'umwe mu bagore bapfa. Kuvuga ngo Yobu yarazi Imana ku giti cye, na niyo mpamvu yajya agatambira n'abana be imbere y'Imana ngo kumbure bashobora kuba bakoze ibyaha. Yarazi Imana uriya mugabo, uriya musaza, niyo mpamvu yitwa patriarche wacu, bakurambere bacu mu kwizera, basokuruza mu kwizera. Tukiyogera ikirenge mu cyabo. Rero ntuzigere uba mu byo bita l'effet de groupe ou de masse, kuyoborwa n'abantu mugendana. Nuvuga ngo tu vis mu kigare, tu vis selon l'humeur de ton groupe, de ton cercle, de la masse. Ubaho uko abo mugendana bahagaze, nimba bishimye urishimye, banezere umwami n'abanezere umwami. Ukiye kumenya Imana ku giti cyawe. Nibyo Paulo yavuze, arabwira Timoteyo, rinda ikibitsanyo yakubikije, garde le bon dépôt. Rinda ikibitsanyo yakubikije kuko uzi. Voyez? Aravuga ngo rinda kuko uramuzi wakikubikije. Tisaga kiza se. Hanyuma Paulo avuga ngo ndiho ndasukwa nk'ibisuwa bw'icyaha, ngo ariho arabona ko urupfu rwe rwegereje, ngo ariko ntabwo. Amen. Hallelujah. Aravuga ati ntabwo nzakorwa n'isoni. Urabyumva? Ndazi uwo nizeye, kandi ndazi ko nanjye icyo namubikije afite imbaraga zo kukirinda. Yamubikije iki? Ubugingo bwe, ibyiringiro bye, ngo kandi ikamba ryo gukiranuka ararimbikiye kuri wa munsi. Ngo si yegeye nyine, ngo nabakunze guseruka kwe. Urumva? Paulo rero aramubwiye Timoteyo ntazabe mu bigare bariya ba Demani bavamo, n'abaforgero uri Alexandre bavamo, we nakomeze kuko azi uwo yizeye. Nawe ntuzabe umuntu agendera kuri ritme y'abandi, ntuzabe umuntu agendera kuri ritme y'udutsi kubamo. Menya Imana ku giti cyawe, ko mu gihe bikomeye ntabwo kwizera kwa masse gukora. Mu gihe ibintu bikomeye hakora individual faith. Amen. Kwizera kwawe niko gukora, pana kwa madamu, pana kwa umugabo, pana bo muvukana. Abo bose bashobora kurapsinga,
bakavamo, ariko wowe ukwiye guhagarara, ukwiye guhagarara. Hallelujah. You have to fight a good fight until the end. mugomba kurwana kugeza ku iherezo. Combat le bon combat de la foi. urwana intambara nziza yo kwizera. C'est ce que Paul dit à Timothée. nibyo Pawulo abwira Timoteyo. Je termine par cette parole de Paul. ndarangiriza kuri iri jambo rya Pawulo. Mon enfant Timothée, mwana wanjye Timoteyo, combat le bon combat de la foi. rwana intambara nziza yo kwizera. Saisis la vie éternelle. usingire ubugingo buhoraho. Dusubiremo ayo magambo. Mwana wanjye Timoteyo, mwana wanjye Timoteyo, rwana intambara nziza yo kwizera, rwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho. usingire ubugingo buhoraho. Amina. Amen. Urugamba rwenda kurangira. Icyiciro cya nyuma twinjiyemo. Urugamba rw'umwuka rwa nyuma rwenda kurangira. Urugamba rwenda kurangira. Icyiciro cya nyuma cyarwo twakinjiyemo. Aho niho rero intwari zibugaragare. Amen. Parce que la guerre est faite de plusieurs batailles. Urugamba rufite ibyiciro. Si tu perds 1, 2, 3 batailles, et si la guerre est encore en cours, iyo utsinzwe mu cyiciro kimwe 1, kandi 2, intambara 3, ikomeze 1, 2, 3 batailles. rimwe kabiri gatatu, Parce que la guerre est faite de plusieurs batailles. intambara ikozwe n'ibyiciro. Si tu perds 1, 2, 3 batailles, nutsindwa ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu, et si la guerre est encore là, est en cours, ariko intambara igihari ukigwana, tu n'as pas tout perdu. ntukwiriye kwiheba Parce que la guerre est toujours là. kuko intambara iracyari aho. None rero uko tungana kose ku isi, muri iki cyiciro cya nyuma cy'intambara, nubwo wenda izindi byiciro twaba twaragize intege nke, ariko icyo cyo kirangiza tukwiye kuba intwari.